imyuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Dore nzaza nk'umujura, hahirwa ababa maso bakarinda imyenda, uba maso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. 16 ibateraniriza ahantu mu Ruheburayo hitwa Haramagedoni. Mwongeye kwirirwa? Mwiriwe yemwe? Yesu ashimwe. Igitabo cy'ibyahishuwe abo tutatangiranye nababwiye ko kigizwe n'ibice bitatu: ibyo Yohana yabonye, ibyari biriho n'ibyari bukurikireho hanyuma. Nababwiye ko ibyari bukurikireho hanyuma ari ibizaba itorero ryarazamuwe. Ntihazagira umuntu ukuyobya, ntihazagira ugushuka. Igihe icyo ari cyo cyose itorero rikiri mu isi haracyari agahenge. Yesu ashimwe. Igihe cyose itorero rikiri mu isi haracyari agahenge. Ndagira ngo uyu munsi nibikunda tuvuge ku ntambara ebyiri zikomeye kandi zizahuza isi yose. Abantu bajya bahora bikanga intambara ya gatatu y'isi, ndetse n'iyi Uburusiya bwateye Ukraine, hari abavugaga bati rwose ni intambara ya gatatu y'isi. Ariko abahanga b'abateolojiye bemeza ko intambara ya gatatu y'isi ari iyi ya Haramagedoni. Yesu ashimwe. Ndagerageza kugenda buhoro kugira ngo hari twumvikane. Umukristo ntagira agaciro mu isi, nta mukristo ugira agaciro. Agaciro k'umuntu ukijijwe mu isi kazamenyekana Kristo amaze gutwara abantu be. Mutuye mu murwa, unyuze hano mu murwa ufite Bibiliya mu ntoki, undi akahanyura afite agenda mu ntoki, uwo bakwita usobanutse ninde? Ufite agenda niwe ubusobanutse kuruta ufite Bibiliya. Yesu agiye kugenda yabwiye abigishwa ati bazabanga, kandi uzabica azibwira ko akoreye Imana umurimo. Aravuga ngo ibyo bazabikorera gutyo kuko batamenye, ntibamenye na data. Ntiyigeze avuga ati nzabibakiza, oya. Yaravuze ngo nimubona bibaye muzamenye ko ari jye wabibabwiye. Mwisi umuntu usenga niwe isi ibona ko atuzuye. Mwisi umuntu usenga niwe isi ibona ko ari umuntu udasobanutse. Mwisi umuntu usenga niwe munyamumaro muke. Ariko bazabimenya itorero ryiye. Yesu ashimwe. Niho agaciro kacu kazagaragara. Itorero nirigenda, isi izisukwamo n'indwara nyinshi z'ibyorezo. Izi ni nto, Covid ni gato, hari n'izaza. Noneho bakatubwira bati kugira ngo yirinde ujye ugenda wunamye. Ntimuzunama? Ntago muzunama? Ntimuzunama? Muzunama. Iyi niyo guhana intera, ukambara n'agapfukamunwa kandi ugakaraba kenshi mu ntoki.
Bibiliya rero igaragaza ko itorero rigiye hazaba intambara ebyiri zikomeye, imwe ni iyi ya Haramagedone, indi ni iyitwa Gogi na Magogi. Iyi ntambara ya Haramagedone Yohana ngo yagiye kubona, abona cya kiyoka na Antikristo na wa muhanuzi w'ibinyoma ngo bavamwo umwuka mubi umeze nk'ibikeri, maze ngutera abami bo mu isi kandi ukamya inyanja, kugira ngo abami bose bahurure kurwana iyi ntambara. Ni intambara izahuza ibihugu. Abo twaganiriye twavuze gatoya ku byo Nebukadinezari yeretswe, umwami w'Abakarudaya. Umwami w'Abakarudaya yarategetse, ariko aza gusimburwa n'Abamedi n'Abaperesi. Yesu ashimwe. Abamede n'Abaperesi ku ngoma ya Berushazari, umuhungu wa Nebukadinezari. Igihe yari ari ku ngoma, ngo yafashe ibyose yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, baza kubikoresha muri uwo munsi mukuru. Ni nk'uko wafata ibikoresho by'igaburo ryera n'ibindi byose byakorewe gukora mu rusengero ukabijyana mu birori, ngo amaze kubizana muri ibyo birori no kubinywesha inzoga, ngo uwo mwanya abona ukuboko kwandika ku rukuta ariko umuntu adahari, ngo meni tekero fariseri. Bahamagara Daniyeli, aravuga ngo biravuga ngo imirimo yawe yapimwe, usanga udashyitse, none ubwami bw'Abakarudaya buvuyeho. Iryo joro Beluteshazari ntiyaraye. Yesu ashimwe. Ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi nabwo bwarakomeye. Ndagira ngo nkubwire, gukomera k'umuntu akomera mu gihe cye, ariko iyo igihe cye gishize gukomera kwe kurabura. Niyo mpamvu Imana nigucira kanzu ugakomera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ujye urwana intambara yo kwicisha bugufi cyane. Ese umuntu ni iki? Mu bice 8 Daniyeli ngo yagiye kubona ngo abona isekurume y'intama iturutse iburasirazuba, kandi iyo sekurume y'intama ngo yari ifite amahembe abiri. Ihembe rya nyuma rirusha irya mbere gukomera. Iyo sekurume ngo yari iteye ubwoba. Uzasome Daniyeli mu bice 8, ntitujya kuhasoma. Kandi ngo yari inyamaboko ikomeye. Ariko ngo agiye kubona ngo abona iburengerazuba haturutse isekurume y'ihene. Iyo hene nayo ngo yari ifite ihembe rimwe mu gahanga. Ziraza zirasekurana. Zimaze gusekurana, ya sekurume y'ihene ifite ihembe rimwe mu gahanga ngo ikubita ya yindi y'intama ifite amahembe abiri, irayisiribangira yica, iyihindura ivu, ngo ivu riratumuka. Daniyeli yagiye yerekwa ibintu bikomeye. Ngo abona ya sekurume y'ihene irakomeye, maze rya hembe rirakomera, ngo ariko hashize akanya gato naryo rirakuka rikurwaho, ngo hakomokamo andi mahembe 4. Ngo rimwe rijya iburasirazuba, irindi burengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Ariko ngo ihembe rimwe rirakomeza ngo rigera no mu gihugu cy'ubwiza. Ngo rihageze rirakomera cyane, rirakura, ngo rirwanya uwera n'abera. Bwari ubuhanuzi bukomeye. Kandi Daniyeli yabwerekewe i Babuloni, aho yarari mu bunyage. Iyo sekurume y'intama yaturutse iburasirazuba bwari ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, kubera ko yari ifite amahembe abiri. Rimwe n'Abamedi, abandi n'Abaperesi.
ngo ariko ngo abona indi sekurume y'ihene ifite ihembe rimwe yavaga mu burengerazuba. Mu burengerazuba bw'isi ni mu bihugu by'i Burayi. Iyo sekurume y'ihene rero ngo iraza ikubita ya yindi, irayicira isiribanga, n'ivu ryayo riratumuka, rya hembe rimwe riri mu gahanga k'isekurume y'ihene ngo rikomera akanya gato, rigeze aho naryo rikurwaho. Ubwo bwari ubwami bw'Abagiriki, bari bagiye kuza gukuraho ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Iyo niyo sekurume y'intama yaturutse iburengerazuba. Ihembe rimwe yari ifite mu gahanga ni umugabo witwa Alexandre, ari nawe wategetse amaze gukuraho ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Erega nkubwire mwene data muri Kristo, mbivuga kenshi, nzakomeza kubivuga, abarokore basenga nibaguha kubayobora, ujye wicara ku ntebe uhinda umushyitsi. Impamvu itorera umuntu ahaguruka akavuga ati muceceke mbabwire, atanditse agapapuro, atasabye ijambo, twese tugaceceka, iryo torero ntirihindishije umushyitsi mwari. Nimwumve nimwumve, umuntu yarahagaze ku ruhimba atanditse agapapuro. Ndagira ngo mbabwire ngo abarokore basenga babana n'Imana ku manywa na nijoro, nta kintu kijya kibatungura na gito. Kandi bibi by'isi bibe n'iby'ijuru, ibintu byose bihinduka barokore basenga babifite mu majeri. Imana yari irahiye ngo ntacyo nshobora gukora ntakibwiye abagaragu banjye. Imana itavuze n'iki kiriho, icyabaye itakivuze n'iki, haba hano haba n'ahandi. Imana ntiyigitunguza ubwoko bwayo impinduka zigiye kuba, zaba iz'isi zaba n'iz'ijuru. Ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi burakomeye. Danieli we ari kubona isekurume y'intama ifite agahembe mu gahanga igiye guturuka iburengerazuba ikabumira. Alexandre ariko ako gahembe ntago yakomeje gutegeka, kandi yavuye hakiri umusore, ntawe yaraze ubwami bwe, kuko Danieli yabibonye ngo abona yuko iryo hembe naryo rikuweho, aho ryari riri hamera amahembe ane. Ayo mahembe ane, rimwe rijya iburasirazuba, irindi burengerazuba, irindi amajyepfo, irindi mu majyaruguru. Ariko ngo iryerekeye iburasirazuba ngo riratemba rigera no mu gihugu cy'ubwiza, rirwanya uwera, rirwanya n'abera. Uwo ni umuguverineri umwe mu bategetse nyuma ya Alexandre. Ubwami babugabuyemo kane ari Abagiriki. Bibiliya iravuga cyangwa ubuhanuzi ngo yatembeye mu gihugu cy'ubwiza. Iyo ni Isirayeli. Yayigezemo arayiremerera cyane, ndetse nawe asenya urusengero, aranahicara ngo yigira imana. Hari abagabo bamwe bahagurukiye kumurwanya. Abasoma Bibiliya ntagatifu muzabona igitabo cy'Abamakabe, nibo bahagurukiye kumurwanya, barigumura, barananirwa, abandi babyara abandi, kugeza ubwo bihuje n'ingabo z'Abaroma zikuraho Abagiriki. Ni naho Abafarisayo baturutse. Yesu yaje abasanga igihe cy'iyo ntambara, barwanyaga ikibi, ariko batinze baramenyera. Kurwanya ikibi cyabo bisigara ku izina gusa. Buriya Imana ijya idufasha.
akenshi usanga umuntu iyo atinze mu bintu abimenyera, agira ate? Abantu bajya baba mu gakiza bakamenyera, bagasigara ku izina n'imihango. Ariko Imana idufashe dukomeze kurinda icyo twagabiwe, kandi tubone ko ari ikintu cy'igiciro kinini. Ingoma y'Abaromani niyo Bibiliya yitaga inyamaswa ya kane. Abahanuzi n'abanyabwenge bangaga kwatura ibintu ngo badakurikiranwa, bakabyivugira mu migani ngo yari iteye ubwoba kandi ifite imbaraga, ari bwo bwami bwo ku birenge Nebukadinezari yabonye kuri cya gishushanyo. Ariko nabwo ntibwarangije manda yabo. Hitireri yagerageje kurwana ngo Abadage nabo bategeka isi, birananirana. Ari byo twavuze mu gitabo cy'ibyahishuwe, inyamaswa yari ifite amahembe 10 n'imitwe 7, kandi havamo ihembe rimwe ngo ryakomerekeje uruguma rw'iki kongera ikabaho. Abahanga bavuga ko ari ibihugu by'abanyaburayi bizishyira hamwe bigakomera, bikongera bigategeka, hakavamo iryo hembe rimwe. Abantu bakavuga bati kandi ubu butegetsi bwigeze bubaho, none dore kandi bugize gute? Buragarutse. Ngubwo ubutunzi buri muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Antikristo rero aho yava hose agomba kuba ari umuyahudi. Murabizi abayahudi banyanyagiye hose mu bihugu byo ku isi. Impamvu agomba kuba ari umuyahudi, atabaye we ntago Isirayeli yamwemera. Kandi Daniel yavuze ko ari bazabanza kugirana n'abisezerano rikamara icyumweru kimwe. Ndetse abahanga muri Bibiliya banemeza n'umuryango azavamo wa Yakobo, kuko Yesu yaturutse muri Yuda, Antikristo nawe azaturuka kwa Dani. Uzasome neza Bibiliya, ubwo Yakobo yararimo avuga abahungu be ibizababaho, yageze kuri Dani aravuga ngo ninshira yo mu kayira. Wagera mu byahishuwe ukabona imiryango y'Abisirayeli, Yohana yeretswe uwa Dani utabamo. Niyo mpamvu bavuga batuko biri kose, aho yakomoka hose agomba kuba ari iki? Ari umuyahudi, kuko nibo bafite amasezerano yo gutegeka. Narababwiye ngo Yesu yarababwiye ati naje mu izina rya Data ntimwanyemera, undi naza mu izina rye muzamwemera. Imana yabanangiye imitima kugira ngo twebwe abanyamahanga tugire gute? Natwe twicare ku ntebe z'agakiza. Imana ishimwe. Baravuze ngo igihe Yesu bamubambaga, umusaraba bawerekeje i Yerusalemu, ariko abanyabwenge n'abatunzi bo muri Yerusalemu baravuga ngo ntimuwerekeza aha atadutera umwaku, ahubwo muwerekeze mu banyamahanga. Umusaraba barawuhindukiza bawurebesha mu banyamahanga, bivuze ngo Abayuda agakiza barakanze, ahindukiriye abanyamahanga natwe abanyarwanda turimo. Niyo mpamvu tugendana za Bibiliya, niyo mpamvu twuzuza umwuka wera, niyo mpamvu tumwita Data. Ariko Pawulo akavuga ngo ese Imana koko yeretse ubwoko bwayo? Ngo hoya, ntibikabeho. Ngo ahubwo nukugira ngo uwo mubare w'abanyamahanga numara gushyika, agakiza kazasubire mu Bayuda. Umuhanuzi yabonye igihe itorero ryari rizamuwe, agakiza kisubiriye mu banyamahanga, aravuga ngo umunyamahanga iyo yabonaga umuyuda cyangwa ngo azabona umuyuda, amufata ikinyita ngo avuga ati ndagukurikira kubera ko agakiza kaje iwanyu. Igihe cy'abanyamahanga rero kizaba kigize gute? Kizaba gishize. Bene data muri Kristo,
reka nsoze kuko amasaha abisa, ariko nanjye mpaye Imana icyubahiro. Barataye turatoragura, niyo mpamvu dufite umugisha, ariko igihe cy'abanyamahanga nacyo kizashira. Hari ubuhanuzi, hari igihe umuntu ahanura atabizi kandi ahanura. Imana ikoresha byinshi, ikoresha benshi. Yesu yaravuze ati nimutaririmba n'aya mabuye azagira ate? Azaririmba. Aburahamu yigeze guhanura atabizi. Umunsi yaragiye gutamba Isaka, ngo umwana aramubaza ati se ko ndeba inkwi nkabona n'umuriro, igitambo cyo koswa kirihe? Aramubwira ati mwana wanjye, nitugeraho tugitambira. Imana iri bwishakira igitambo. Aburahamu yarazi ko Imana igishaka. Ageze n'aho atambira, abwira abagaragu be ati nimusigara aha, nje na Isaka turabagarukaho. Kwari ukugira ngo bataza kumutesha igikorwa yaragiye gukora cy'igitambo, ariko arimo ahanura atabizi. Turi Gorogota, umugide twahasanze naramukunzi. Yaratubwiye ati reka mbabwire ibintu byabereye aha bitanditse muri Bibiliya. Iyo umuntu akubwiye ikitanditse muri Bibiliya utega amatwi cyane. Aravuga ngo uriya Yosefu w'umunyakorene ari we watanze imva yakanashyingura Yesu. Abayuda bagiraga umuhango wo kwikorogoshorera imva kuko zari zihenze batarapfa. Iyo mva rero yariye na famiye ye. Kwari ukugira ngo hagize umuntu ugira urupfu rutunguranye azakingurwe. Maze aratubwira ati yageze mu rugo, umugore aramutonganya cyane. Aramubwira ati ninde wakubwiye guhuriya mugabo imva yacu? Umugabo nawe kugira ngo amwikure mu maboko, ngo aramubwira ati mbabarira mada, uriya mugabo nabonye yapfuye urupfu rutunguranye, nta mva yari afite, kandi mva sinayimuhaye nayimutije, weekend nirangira azayidusubiza. Kandi weekend y'Abayuda yarangiranaga n'isabato. Yahanuye atabizi. Yesu yayivuyemo, imva arayibasubiza, n'ubira cyarangaye. Antikristo rero namara kwima, narababwiye ngo abazagerageza kumuhakana nibo bazashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga no mu kiganza, bashyirweho n'umubare n'izina, kugira ngo bagire ibyo babuzwa. Ariko igice kinini kizamuhakana. Azasezerana n'Abayuda, hanyuma isezerano ryabo ngo rimare icyumweru kimwe. Ariko nyuma Abayuda bazamuvumbura, kuko azakuraho ibitambo akureho amaturo. Nibamara kumuvumbura ko atari we Mesiya, batangire bamurwanye. Nibamara kumurwanya, amahanga yose azahurura kurwanya Isirayeli. Kuko Yohana niho twasomye ngo yabonye wa mu cyakiyoka ni Satani, abona Antikristo, abona umuhanuzi w'ibinyoma, nababwiye ko ari uzaba ahagarariye idini rimwe rizaba ririho ku isi, ariyo nyamaswa yavuye ku butaka, ngo muri bo havamo umwuka mubusa nk'ibikeri, ngo utera abami bose ubahururiza kurwana iyo ntambara y'Iharamagedoni. Nyamara Bibiliya iravuga, aleluya, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, ngo Imana izamanuka ibarwanirire nk'uko yabarwaniriraga mu gihe cya kera. Aho muzajya musoma bera mu gitabo cy'ibyahishuwe, ntimukagire ngo ni itorero, oya, ni Isirayeli. Ni Isirayeli, agakiza kazaba karasubiyeyo.
kuko intebe z'abanyamahanga cyangwa igihe cy'abanyamahanga kizaba gishize. Turimo tuzamuka tujya Karumeli muri 2011, umugide yatweretse icyo kibaya iyo ntambara izabera. Aratubwira ati musenge cyane kugira ngo igihugu cyanyu kitazivanga muri iyi ntambara. Nabo barabizi. Ati mu bisengere kugira ngo igihugu cyanyu kitazivanga muri iyi ntambara. Ati kuko isasu rimwe ry'umusirikare w'umuyahudi rizajya ryica ingabo z'abanyamahanga 1000. Iyo ni intambara ya Haramagedoni, ariko itorero rizaba ryagiye. Izi nyigisho zigamije iki? Akaba ari nayo mpamvu akenshi tubona atari na ngombwa cyane kuzigisha. Agakiza karangije byose. Ni ukugira ngo aya mahirwe abanyamahanga bahawe utayatakaza. Kuko iyo umwe akijijwe ntawe uzi umubare Imana yagennye w'abanyamahanga. Uwo mubare uzashyika Pawulo nihagira umuteoloji ubikwigisha uzavuga uti oya ntabyo uzi. Biri mu ibanga ry'Imana. Iyo umunyamahanga akijijwe, uko umubare ugenda wiyongera, hari umubare Imana yagennye. Abanyamahanga nibamara gukizwa, urusengero rw'abayahudi ruzaba rwuzuye kugira ngo ibitambo byabo bisubireyo. Uwo munsi itorero ntirizarara mu isi. No kugira ngo nkubwire ngo profita igihe cyawe. Nyamuniki ni igihe cyawe. Niri joro nejo bundi nta uzi umubare w'abanyamahanga Imana yagennye. Umusaraba warahindukiye ureba iwacu. Abakiza barataye, twe turatoragura. Profita igihe cyawe kigihari. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Turarike mwarimu yigire hino adusengera Imana. Pastor arakoze cyane, Imana imumugisha. Asoreje ku ijambo turi buha agaciro hanyuma tugiye gusengeramo. Aravuze ngo izi nyigisho tuzigira iki? Ubundi nitwakagombye kuzigisha niko yaravuze, ariko tuzigisha kugira ngo twebwe twahawe agakiza, ibyo twahawe tutakomeza kugira gute kubikerenza. Kuko twahawe ibyo Abisirayeli banze, hanyuma kuga amaraso ya Yesu twege tugira gute turabyakira. Umva ukuntu Paulo yabwiye Abaroma nabo birumvikana n'abanyamahanga. Umva ukuntu yababwiye nk'uko yabwira Abanyarwanda. Kuri 11 umurongo wa 17 yarababwiye ngo ariko niba amashami amwe yarahwanyuwe namwe muri umunzenze wo ku gasozi. Nuvuga ngo twarabo mu gasozi. Haleluya. Haleluya. Ukaba waratewe wowe nk'ingurukira hagati y'amashami. Ugasangira nayo amakakama y'igishitsi cya Elayo. Kuri 18 umva kuna Abanyarwanda babwiwe mu banyamahanga bandi cyangwa n'abadukurikiye bari online bari hirya no hino. Haravuga ngo ntukirarire ngo gaye ayo mashami. Nuvuga ngo nitukagaye Abisirayeli ubwabo. Niba wirarira uyagaye, wibuke yuko utari igishitsi kimeze kuri wowe, ahubwo ni wowe umeze nk'igishitsi. Ahantu nashakaga cyane kuko ubw'Imana itababariye amashami yakavukire, nawe ntizakubabarira. Ibi bivuze iki? Hari inyigisho zateye twarakijijwe byararangiye, twarakijijwe. Umva ukuntu Imana ivuze, ubw'itababariye abo batoranijwe, abanyamahanga bazakeresa ubu buntu, nabo nizagira gute? Ntizababarira. Umuntu azezwa yongere yezwe kugeza ku munota wa nyuma imanda y'Uwiteka igize gute ivuze. Azezwa kugeza ku munota wa nyuma. Hanyuma abantu mwakijijwe, ibi barimo baratuganiriza amahirwe itorero rifite
nuko ibi byago n'amakuba yatubwiye twebwe abizera ntabwo ibi byago n'amakuba tuzahura nabyo. Niyo mpamvu arimo kuvuga ngo erega twebwe rimwe na rimwe byaba bitatureba, ariko impamvu twibukiranye nukugira ngo uzumve imanda ya Yesu, kuko abazasigara mu isi bazahura n'ibyago n'amakuba, ariko itorero riri mu munezero, riri mu birori hamwe na Yesu. Ijambo rya nyuma ni Ibyahishuwe 22:15 rireba umuntu uri hano utarakizwa. Ibyahishuwe 22:15. Hanyuma dusenge. Ni Yesu n'ubundi wabibwiye, wabivuze, yaravuze ngo 15 aravuze ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Yego, aba bantu ntibazumva imanda, aba bantu muri ibyo byose yahoze avuga byose, aba bantu batarizera, aba bantu bose bakora ibi ntibazaba ari mu munezero. Hazaba abantu nuvuga ngo ni baruharwa batandatu bazaba hanze. Uwa mbere abaruzi, abasambanyi, muranyumva, abicanyi, abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubesha. Akagira gute? Umuntu wese ubesha mvuye aha kandi atariho avuye ngeza